Indwara z'umutima nubwo hari benshi bakunze gutekereza ko zifata abakuze, nyamara muri iki gihe siko bimeze kuko n'abato zisigaye zibibasira, ahanini bitewe n'ibiryo barya cyangwa se uko babayeho. Kurya ibiryo byuzuyemo amavuta mabi kandi byahinduwe cyane, kudakora imyitozo ngororamubiri, gukora igihe kirekire utaruhuka ndetse na stress nyinshi ni bimwe mu byongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima mu bakiri bato. Mu gihe wifuza kuramba no kubaho neza, umutima wawe ugomba kuwurinda hakiri kare bimwe mu bishobora kuwangiza. Buri rugingo rw'umubiri mbere yo gutangira kwangirika hari bimwe mu bimenyetso rugaragaza, no ku mutima niko bigenda. Dore ikimenyetso cya mbere ushobora guhura nacyo ukamenya ko urwaye indwara y'umutima: guhorana umunaniro ukabije. Benshi bananiwe cyane, hari igihe babyitiranya no gukora igihe kirekire, kutaryama bihagije cyangwa ibindi bibazo. Gusa umunaniro uterwa n'umutima ukora nabi uhoraho, kabone nubwo waba waruhutse cyangwa nta bindi bibazo ufite. Niba wumva uhora unaniwe, kabone n'iyo byaba ari mu gitondo cyangwa ntacyo urakora, bishobora kuba biterwa n'uko hari aho umutima utohereza neza amaraso mu mubiri wawe. Akenshi nta mwuka mwiza wa oxygen ugera muri ibyo bice. Ikimenyetso cya kabiri ni ububabare bwo mu gatuza. Uburibwe rimwe na rimwe buza bukomeye cyangwa bukazajya buza bwongera bugenda. Akenshi iyo wirambitse ku buriri cyangwa wicaye biragenda, gusa ntugomba kubyirengagiza kuko ni kimwe mu bimenyetso bishobora kwereka ko waba urwaye indwara y'umutima. Niba ujya ugira ububabare mu gatuza bukomeye, bishobora kwereka kandi ko ushobora kwibasirwa n'indwara yo guhagarara k'umutima. Ikimenyetso cya gatatu ni ububabare bugera no ku kuboko kw'ibumoso. Ububabare mu gatuza bumenyerewe nka kimwe mu bimenyetso by'ibanze by'indwara z'umutima. Mu gihe utangiye kumva ubu buribwe mu kuboko kw'ibumoso ku buryo hari igihe utabasha kukunyeganyeza, aha biba bikomeye cyane, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga. Ikimenyetso cya kane ni icyo kubyimba ibirenge. Nubwo kubyimba ibirenge bishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye, gusa mu gihe umutima utabasha gutera ngo ugeze amaraso mu bice bihera nk'ibirenge, ibiganza n'intoki, amaraso yipfundika mu migarura, ibi bikaba byagutera guhora ubona habyimbye. Mu gihe umutima ukora nabi kandi bituma impyiko zitabasha gukora neza ngo zisohore imyanda n'umunyu mwinshi, bikaba byatera kubyimba ku ngingo zihera ku mubiri. Ikimenyetso cya gatanu ni uguhumeka insigane. Iki kikaba ari kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara ku ndwara z'umutima, aho uhumeka insigane. Iyo umutima udashobora gutera neza, amaraso mu migarura ndetse n'andi matembabuzi ashobora kuba menshi, nuko agatangira kugana mu bihaha, bigatuma utabasha guhumeka neza. Ugomba kwitondera cyane no kwihutira kujya kwa muganga mu gihe uhumeka insigane nka nyuma ya siporo ndetse n'urugendo. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukumva umutima utera. Ubusanzwe ntugomba kumva ijwi ry'umutima utera, nutangira kuryumva uzamenye ko hari ikibazo, wihutire kugana muganga. Iyo wumva ko umutima utera, biba bisobanuye ko hari akabazo mu miterere yawo, bishobora gutera ikibazo gikomeye nyuma yo mikorere y'umutima. Ikimenyetso cya karindwi nicyo cya nyuma, ni ukumva urushye cyane nyuma yo gukora ibyoroheje. Niba nyuma yo gukora urugendo ruto cyangwa akandi karimo kadasaba imbaraga nyinshi, wumva utangiye kuruha cyane, guhumeka insigane ndetse no kugira ibinya mu maguru, bishobora kuburira ko hari ikitagenda neza ku mutima. Akenshi ibinya mu maguru byerekana ikibazo mu mijyana y'amaraso, bishobora kuba yaratangiye kuziba bitewe n'ibinure byinshi biba birimo. Ibindi bimenyetso bishobora kwerekana indwara z'umutima harimo guhorana ikizungera, umutima utera insigane, kubira ibyuya cyane ndetse n'igogorwa ritagenda neza. Ibi bimenyetso byose ntugomba kubyirengagiza, ahubwo ugomba kwihutira kugana kwa muganga ukisuzumisha.